Tariki ya 1 Nyakanga buri mwaka u Rwanda rwizihiza umunsi mukuru w'intwari n'ubutwari muri rusange. Iki nta kindi bigamije ni ukwibuka amateka n'umurage ndetse no guha agaciro intwari z'iki gihugu. Ni nayo mpamvu uyu munsi ku cyumweru tariki ya 1 Nyakanga 2026 twongeye kwibuka umunsi w'intwari zacu nk'abanyarwanda muri rusange. Rero nyemerera turebe ubundi izi ntwari ni bande, bakoze iki, baharaniye iki ndetse kandi badusigiye uwuhe murage nk'abanyarwanda. Kurikira iyi video kugeza ku musozo uraza gusobanukirwa byinshi utaruzi, kandi ikindi uraza kunguka byinshi bigufitiye akamaro nk'umunyarwanda muri rusange. Kanda subscribe wowe utarayikora kugira dukomeze tubane mu nkuru nziza kandi zigufitiye akamaro. Njye nk'ibisanzwe Digariyusi, ahangaha uri ni kuri Duo TV. Ubundi u Rwanda ni igihugu cyaranzwe n'ubutwari kuva ku mwami wa mbere wahanze igihugu ari we Gihanga ngoma ijana kugeza n'ubu ngubu ziracyaboneka. Ariko by'umwihariko ku gitabo kivuga ku mpeta n'imidari by'ishimwe by'intwari z'u Rwanda kivuga by'umwihariko intwari zagize uruhare mu kubohora ndetse no kubaka iki gihugu. Ubwo aho ngaho akenshi bavuga nyuma y'umwaka w'igihumbi 1994 aho iki gihugu cyari kivuye mu icuraburindi rya jenoside yakorewe abatutsi. Saba gusa kivuga kuko iki gitabo kivuga n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa nk'intwari y'u Rwanda kandi we yabayeho mbere y'igihumbi 1994. Rero mureke twinjire muri iki gitabo turebe ibyanditsemo ndetse kandi na byinshi birambuye. Iki gitabo kivuga ku ntwari zose z'u Rwanda ariko nanone kikazishyira mu byiciro bitatu. Ibyo byiciro nta bindi ni imanzi, imena n'ingenzi. Gira ngo ku bakuru badukurikiye aya magambo ntago ari mashya mu matwi yabo. Gusa mureke twibukiranye kandi n'abatoya bari ahangaha nabo babashe gusobanukirwa. Rero mureke duhere ku cyiciro cya mbere. Iki cyiciro nta kindi ni icyiciro cy'intwari z'imanzi. Iki cyiciro rero cy'imanzi nicyo cyiciro kiri hejuru y'ibindi kuko izi ntwari ziri muri iki cyiciro nizo zatangije urugamba mu kubohora igihugu, mu kurengera uburenganzira bw'abanyarwanda muri rusange ndetse kandi no kubaka iki gihugu cyacu. Rero muri iki cyiciro tubonamo intwari ebyiri gusa, izo nta zindi. Intwari ya mbere ni Major General Fred Gisa Rwigema. Uyu nguyu rero akaba ari we watangije urugamba rwo kubohora igihugu cyacu ndetse kandi ikindi gikomeye kuri Fred Gisa Rwigema, uyu nguyu ari mu batangije by'umwihariko umuryango RPF Inkotanyi. Uyu Major General Fred Gisa Rwigema afite amateka n'ibigwi bikomeye kuko uyu nguyu yagariye icyizere n'ishyaka mu banyarwanda bari barahunze, ayongera kubakamo icyizere cyo kongera kugaruka iwabo mu gihugu cyabo. Uyu nguyu nk'uko nahoze mbivuga ari mu bagize uruhare runini cyane mu gushinga RPF Inkotanyi, akabashyiramo yuko bagomba kugaruka mu bubina bwiza kubohora igihugu cyabo bakongera bakagitaha nk'abanyarwanda nk'abandi. Kuri njyewe uyu nguyu Major General Fred Gisa Rwigema ngimufata nk'intwari ya mbere, nk'intwari ikomeye kurusha izindi nk'uko twahoze tubyumva kandi nk'uko yabigaragaje. Uyu kandi yaranzwe n'umutima ukomeye w'ubwitange, kureba kure no guharanira inyungu z'abaturage b'u Rwanda muri rusange kugeza n'aho yabuze ubuzima bwe ari mu rugamba rwo kubohora iki gihugu cyacu. Birababaje. None kandi muri iki cyiciro cy'imanzi turasangamo indi ntwari yitwa umusirikare utazwi. Iyi ntwari umusirikare utazwi ihagarariye abasirikare bose baburiye ubuzima bwabo bari mu rugamba rwo kubohora igihugu. Abasirikare bose babuze ubuzima bwabo kugira ngo twebwe magingo aya ngaya tubeho mu buzima bwiza bufite umutekano kandi n'intego. Ni iby'agaciro. Uyu munsi rero ni umunsi wabahariwe kugira ngo tubibuke kandi tubahe n'indabo zabo bakwiriye. Mureke dukomeze ku cyiciro cya kabiri cy'intwari. Icyo nta kindi ni icyiciro cy'imena. Imena ni icyiciro cya kabiri cy'intwari gikurikira imanzi bitewe n'ubutwari nabo bagaragaje. Kubw'ubwitange, urukundo rutagira akagero bagaragarije abaturage ndetse n'igihugu muri rusange. Aba nabo harimo intwari, urugero umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, Michel Rwagasana, Agata Uwiringiyimana, Felicite Niyitegeka ndetse n'abanyeshuri b'Inyange. Kaduhere ku mwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Uyu mwami yarwaniye ubwigenge bw'u Rwanda mu mahoro. Uyu mwami kandi yahagarariye u Rwanda ku rwego mpuzamahanga bwa mbere. Uyu mwami ndetse kandi yahagaritse ubuhake, yashyigikiye uburenganzira bw'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Ibi ngibi n'ibindi byinshi tutavugiye aha ngaha akaba ari byatumye yandikwa muri iki gitabo cy'intwari z'u Rwanda mu cyiciro cy'imena. Kabiri, aha ngaha turasanga none intwari Michel Rwagasana. Michel Rwagasana yarwaniye ivangura n'igitugu mu gihe cy'abakoloni. Yaharaniye kandi demokarasi n'ubwigenge bw'iki gihugu nawe. Ikindi kandi gikomeye yishwe azira ukuri n'ubutabera. Gatatu, aha ngaha turasanga intwarikazi Agata Uwiringiyimana. Uyu Agata yabaye minisitiri w'uburezi, aharanira yuko ibitsina byombi, ubwo ndavuga abahungu n'abakobwa, ko bagira uburenganzira bumwe mu gihe cy'amashuri cyangwa cyo kwiga. Mu 1993 uyu nguyu Uwiringiyimana Agata yabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda.
Ahangaha rero Uwiringiyimana Agatha nibwo yagaragaje ubutwari bukomeye cyane, kuko ahangaha yakomeje kwitandukanya bikomeye na leta yashyiraga imbere amoko. Impamvu z'ingenzi uyu muminisitiri Uwiringiyimana Agatha ashyirwa mu cyiciro cy'intwari cy'imena. Yanze gushyira imbere amoko n'urwango mu banyarwanda. Yashyigikiye ubumwe, ubutabera na demokarasi mu banyarwanda. Yakanguriye abanyarwanda ndetse na leta gushyira imbere ubumwe bw'abanyarwanda kurusha amoko. Yashyize imbere ukuri kurusha amoko, aza no kubipfiramo, azira kwanga kwitandukanya n'abatutsi, avuga yuko bose ari abanyarwanda. Birababaje, gusa niko ubuzima bw'intwari bugenda. Kane, mureke tuvuge ku banyeshuri b'Inyange. Aba banyeshuri cyangwa aba bana babereye isomo abanyarwanda ndetse n'isi muri rusange, kuko aba bana bagaragaje umutima w'ubutwari kandi ukomeye. Ahangaha interahamwe zaje zibasanga mu mashuri bigaga, babasaba kwitandukanya bagira bati abatutsi kwabo n'abahutu kwabo. Aba bana b'Inyange babasubije nabo bagira ati nta muhutu nta mututsi, twese turi abanyarwanda. Interahamwe zibonye zitabivamo, nuko zahisemo kubarasa, bose bahasiga ubuzima. Aba bana barababaje, nibaruhukire mu mahoro kuko batubereye isomo kandi batubera n'intwari tuzakomeza kwigiraho. Gatatu, mureke kandi tuve ku cyiciro cya nyuma. Iki nta kindi ni icyiciro cy'intwari z'ingenzi. Izi ntwari z'ingenzi nazo zagaragaje uruhare runini mu mateka y'u Rwanda, nubwo ubutwari bwazo butagereranywa cyangwa butari ku rwego nk'ubw'izindi ntwari. Dore rero ibiranga intwari z'ingenzi. Izi ntwari zagaragaje ubutwari mbere na mbere mu bihe bikomeye nk'izindi nyine. Kabiri, zitanze ku nyungu z'igihugu ndetse n'abaturage muri rusange. Gatatu, zitangiye igihugu ndetse kandi zizokora ubuzima bwa benshi. Rero mureke turebere hamwe izo ntwari n'izihe n'ibandi. Ku mwanya wa mbere muri iki cyiciro cy'ingenzi, intwari ya mbere ahangaha ni Felicite Niyitegeka. Uyu Felicite Niyitegeka yabaye umukozi wa leta. Felicite Niyitegeka kandi yatanze ubuzima bwe mu kurengera abatutsi benshi bari bahungiye iwe. Uyu kandi yagaragaje ubutwari n'ubumuntu bukomeye ku gihugu cye. Intwari ya kabiri, Jean Pierre Segahutu. Uyu nguyu yaranzwe no kurengera bagenzi be mu gihe igihugu cyari kiri mu kaga gakomeye cyane. Ikindi kandi nawe yaranzwe n'umutima w'ubutwari n'ubumuntu bukomeye. Iki cyiciro cy'ingenzi ni umubare mwinshi urimo utaramenyekanye, kuko harimo abaturage benshi muri rusange bagiye bagira uruhare mu kurengera ndetse no gutabara ubuzima bw'abari bagiye kwicwa, ubwo ndavuga abatutsi. Si abo ngabo gusa kandi n'abanyamakuru bagiye bagira uruhare, ni benshi cyane, ntabwo baramenyekana gusa kugeza amagingo aya ngaya. Aba ngaba nibo bavugwa muri iki gitabo cy'intwari n'impeta by'ishimwe by'igihugu. Rero mureke ntabwo dukuremo isomo aha hantu. Izi ntwari zose twavuze aha ngaha rero nta kindi zaharaniraga yuko twe turiho ubu ngubu dusugire kandi dusagambe, dukore ibyiza kandi tureme udushya kugira ngo igihugu cyacu gikomeze kubaho neza. Aba bose batanze ubuzima bwabo kugira ngo twebwe baka kanya tubeho neza kandi natwe tuzaba intwari. Aha ngaha isomo ririmo twakuramo ni uko ubutwari ni isomo, ni n'umurage kandi ni ikiranga umuntu ufite ubumuntu muri we. Genda igarius nk'ibisanzwe. Kanda subscribe kugira dukomeze tubane mu nkuru nziza zigufitiye akamaro kandi z'ubwenge, ndetse kandi ukande like na share ubigeze kuri benshi ubona bakeneye ubutumwa. Ikindi, jya muri comment section nimba ufite igitekerezo n'inyunganizi twaba twibagiye kuvugiramo aha ngaha ukitubwire. Ntitwavuga ibi ngibi kandi ngo twirengagize gushimira RPF Inkotanyi, abagize uruhare runini mu kubohora iki gihugu cyacu tukaba turi igihugu gisa neza kandi cyubatse. Nanone kandi turashimira by'umwihariko nyakubahwa Perezida Paul Kagame, akaba n'umukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Turamushimira kubw'icyizere n'umutima ukomeye yongeye kutugirira, akatwubaka nk'abanyarwanda muri rusange. Aha ngaha ni kuri Duo TV, komeza kubana natwe, murakoze cyane.